uyu munsi mbazaniye inkuru idasanzwe aho tugiye kuganira kuri opportunity idasanzwe yitwa LiveGood. Opportunity idasanzwe tuza kurebaho amavuna amavuko yayo, abayishinze, tuza kureba ibyo ifitiye abantu bashobora kuba bakwemeza gukorana nayo, tuza kureba kandi opportunity irimo idasanzwe. Guys, uko iminsi igenda ishira ni nako abantu bagenda bifuza kubona ikintu cyaborohera gukora bakinjiza amafaranga kandi bataretse ibyo bakoraga umunsi ku munsi. Iyo niyo mpamvu yanjye yatumye mpitamo gukorana na company yitwa LiveGood. Ikaba ishinzwe n'abantu bageze muri bane, itsinda ry'abantu bane harimo Ben Greski ndetse na Ryan Goodkin ndetse na Liza Goodkin afatanyije n'uwo bita Nuda Kazana. Abo nibo bagabo cyangwa se niryo tsinda riri inyuma ya company idasanzwe yitwa LiveGood. Nuvuga ngo ije gufasha abantu gukora amafaranga mu buryo bworoshye kurenza indi company yose yabarigeze igira gute yarigeze baho mu mwuga wa network marketing cyangwa se online. LiveGood is better for you. Hanyuma LiveGood ikintu kiza imbere cyane kurenza ibindi ni ibijyanye n'ubuzima ku bantu babyifuza, ariko nanone ndetse no kuba ishize ibijyanye n'ubuzima hamwe na LiveGood ushobora kuba wakora amafaranga menshi, nkaho ushobora kuba wakora amafaranga $2,000 n'amadolari 47 mu gihe kingana n'ukwezi nta muntu n'umwe wije muri company guys. Ariko nanone bibavuze ngo uramutse ubikoze ugahaguruka ukagaragaza ibya company, ukagaragaza product zawe, ukagaragaza business opportunity idasanzwe muri LiveGood, composition plan idasanzwe, my dear friend wowe nyumva wakora amafaranga menshi hamwe na LiveGood. Company LiveGood yashingiwe ni company yashingiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ifata umugwa network marketing iwushyira mu kintu bita e-commerce ko tuzi za Alibaba, Amazon n'izindi zigiye zitandukanye nyinshi cyane. Ruvuga ngo uyu mugwa network marketing iyi company ya LiveGood nayo ikomoka muri Amerika. Ruvuga ngo uburyo ki ruvuga ngo ije arigira ngo irevolutione uburyo umugwa network marketing wakorwaga mu gihe cyashize. Hanyuma ibyo LiveGood icuruza byamaze kuba approve kuri n'icyitwa GMP. Hanyuma ikaba yaratese muranuze na lab test for purity and potency. Ruvuga ngo hari laboratoire zigiye zitandukanye zamaze gutesinga product zacu zidasanzwe kugira mu by'ukuri zibashe kuzenguruka isi yose nta confusion cyangwa se nta kibazo bagize gute bazifiteho. Ibihugu byose bashaka kuzakira mu by'ukuri zifite icyizere kizo product. Company ya LiveGood ifite product zidasanzwe tugiye kuvugamo nyeya twihuse cyane. Ruvuga ngo muri LiveGood ko ni e-commerce, ni isoko rusange umuntu wese azajyaho kandi azabona product zigize gute akeneye kandi ziri ku giciro gito yifuza kandi mu by'ukuri zikari product zigize gute ziri quality, zifite quality nziza cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nk'iyo urebye neza product za LiveGood ukareba uburyo zigura n'uburyo ki izindi product bikoze kimwe zigura, usanga biri totally difference. Twataka nk'urugero nk'iyo bita Super Green igura $18 mu gihe izindi biri kunuze ku rwego rumwe harimo izigura $69, $99, harimo izo bita organic superlets igura $18, harimo bioactive complete, harimo for women, harimo na bioactive complete for men. Izo products zose company ya LiveGood ifite. Ariko se ko tugomba kujoininga LiveGood aho hose cyane no kwisi ni uko ushobora kuba wakwinjira muri company yitwa LiveGood. Nandi mpamvu yatuma winjira cyane no ufite products zidasanzwe nziza zifasha ubuzima bw'abantu. Icya kabiri nuko ibiciro bya product ari ibiciro byiza buri wese ashobora kwibonamo. Icya gatatu nuvuga ngo niyo company uyu munsi nimbuguze product konanize gushimishije baguha garanti iminsi 90 ukaba wabure ko wagira gute wazisubizayo. Ikindi nuko company ya LiveGood ifite compensation plan idasanzwe yinjiza ifugufasha gukora amafaranga menshi kandi umuntu wese ashobora kwibonamo. Hanyuma LiveGood company iri gukura cyane hirya no hino ku isi ko kugeza uyu munsi LiveGood abinjira buri kwezi hafi 21 buri kwezi. My dear friend, this is an opportunity mu by'ukuri ntavuga ngo nta kora ikosa ndiye kwanga kukubwira ngo wumve kandi ugende nawe ukora ubushakashatsi bwawe hanyuma nurangiza umenyereza ko ari amahirwe adasanzwe wagize gute wabyaza umusaruro. Hanyuma kugira ngo winjire muri LiveGood company iragusaba iki? Biragusaba kugira ngo winjire muri LiveGood ni option ebyiri. Wibuke ko ntanjye nakubwiye ngo twari dukeneye opportunity idasanzwe ishobora kuba yafasha umwe wese mu rwego rwe kuba yakwibona muri ayo mahirwe. Ushobora kuba ufite akandi kazi, ushobora kuba ufite umucuruzi ufite ibyo ukora, ushobora kuba nta kazi ugira ariko ushaka kubigira akazi. Uyu musajya kwiza kuri ngo LiveGood ibyo byose gira gute yamaze kubishyira hamwe ko kugira ngo umunyamuryango muri LiveGood biragusaba $50 gusa.
ku muntu ushobora kujya atanga amadolari 10 ya buri kwezi, cyangwa se bigasaba amadolari 140 gusa ku muntu ushaka kugira ngo abikorere rimwe. Rero ushobora guhitamo kuyatangira rimwe ugatanga 140 ukahita uniyandikisha, cyangwa se ugatanga amadolari 50, yego ukajya utanga amadolari 10 buri kwezi. Ibi ngibi bivuga ngo ntago ari bishyashya, kuko e-commerce menshi agira gute arabikora bitewe n'impamvu. Urugero Amazon arabikora, Reba birabikora, Netflix irabikora, Kuki zirabikora, n'izindi companies zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi ngo zitanga membership ya buri kwezi. Uyu munsi itandukanye muri LiveGood, nuko iyo membership ya buri kwezi itangwa, umunyamuryango uzabasha kujoininga LiveGood azabigiramo opportunity idasanzwe bituma yinjiza amafaranga menshi, nkaho twavuze ko ashobora kwinjiza amafaranga 2,000 nta muntu umwe agize gutaha aya makuru. Ibyo ngibyo ntandi bizava, icyo uzabusabwa gusa no kuba waragize gute waratanze, ukomeza kugira gute kwegera na company ugatanga membership yawe ugakomeza kuba umunyamuryango muri LiveGood. Guys, iyi ni opportunity idasanzwe nakubwira ngo nyabona uyegere kandi uyegerane umutima ukunze. Hanyuma amafaranga yishyurwa te, ushobora kuyishyura ukoresheje Visa card, ushobora kuyishyura ukoresheje amafaranga y'ikoranabuhanga, icyo bita cryptocurrency zigiye zitandukanye. Twavugamo wenda nka Avalanche, Binance, Bitcoin, Dogecoin, USDT abantu muzikoresha murabizi. Wakoresha Bitcoin Cash, Cardano, Dash cyangwa se Ethereum, Polygon, ugakoresha Ripple, Solana cyangwa se la token. Nuvuga ngo ivyo nubwo ubwo n'ubundi ushobora kuba wakwishyuramo ayo madolari 140, cyangwa se ugatanga gushyura amadolari 50 bitewe n'ubushobozi ufite. Guys, ladies and gentlemen, ndabwira ngo iyi niyo company muri network marketing yonyine yabayeho kuva natangira una mwuga nabonye ushobora gutangira gukorana na company mu by'ukugize ubushobozi abantu bose bangana. Hanyuma ngira ngo kuri ngo iyo umaze gutanga amafaranga uhabwa iki. Nuvuga ngo uhita ukorerwa website uzajya ukoresha ucuruzi bya company, ko dufite website 3 twitwabwa website 3 zigufasha kwagura business opportunity yawe hirya no hino kwisi. Kimwe mu bintu byatumye numva nifuje kuba nabasangiza iyi business opportunity, kimwe mu bintu byatumye numva attracted kuri iyi business opportunity, nuko iri very easy to expand. Bangu iroroshye cyane kwagira gute kuba expand ukayigeza kure, iroroshye cyane kuba mu by'ukuri wayigeza ku bantu benshi, iroroshye cyane kuko mu by'ukuri umuntu wari wese wifuza gutangira business ushobora kumuha amafaranga menshi yayitangira kandi bigashoboka. Nubango nta muntu uri limite kuri LiveGood. Hanyuma uhabwa website ushobora kugira gute wajya ukoresha expandinga business yawe aho waba uri hose hirya no hino kwisi. Nuvango ese LiveGood yomaze ko umunyamuryango winjiza amafaranga ute. Hamwe na LiveGood hari uburyo butandatu kwinjiza amafaranga budasanzwe. Uburyo bwa mbere bwitwa start commission, na amafaranga uhembwa buri cyumweru ava ku bikorwa byawe bya buri munsi. Number 2, matrix commission, na amafaranga araryoshye cyane guys, ndaza kuyavugaho nitonze gato. Hari cyo bita matching bonus, tier commission, hari influencer bonus, diamond bonus. Ayo na amafaranga yose ari muri Live. Ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga buri muri LiveGood. Bwose busobanutse, bwose ubona ko ufite aho buva naho bugana, bwose ubona ko bwafasha umuntu wese kwinjiza amafaranga meza, kabone nubwo yaba afite igihe gito atabasha kubona umwanya. Hamwe na LiveGood ushaka gukora business opportunity idasanzwe, wakora amafaranga menshi kandi cyane. Hanyuma uburyo bwa mbere babwita weekly first start commission. Weekly first start commission ni amafaranga uzabona kuko watanze amakuru, wahagurutse ukamamaza ibikogaragaza ibikorwa bya company. Urugero, niba uhaye umuntu amakuru watangiye business opportunity ya LiveGood, urangije nawe utanga amakuru kundi umuntu nawe arazatangiza amadolari 50, ahangaha company tuguha 50 kugira byo amadolari 50. Uvuga ngo tubona amadolari 25 kuri buri muntu wese uzahereza amakuru agatangiza amadolari 50 muri LiveGood. Ahangaha uvuga ngo nimba ari umuntu uhaye amakuru na 50%, ariko uwo muntu uhaye amakuru nawe natanga amakuru urabona 50 urabona 10% kuzagenda kugeza kuri level ya 10, aho ushobora kugenda ubona 1%, kuri level ya 10, kuri level ya 9, kuri level ya 8 no kuri level ya 7 ukono 2%, kugeza kuri level ya mbere ushobora kubona 10% kubyo bakoze kubyo organization yawe yakoze. Aya mafaranga ashingiye kuba uri kwagura ibikorwa, uri kugaragaza ubudasa bwa company ya LiveGood, ugafasha kwaguka nkuko n'ubundi company zose ziva zikagira kugira ngo bashe kwa zatera imbere ziba zikeneye abakiriya. Nufasha company kubona abakiriya
iraguhemba amafaranga meza kandi cyane kandi buri cyumweru yabone, ikindi ukayabona mu mafaranga wumva wifuza kuba wayabonamo aho waba uri hose ku isi. Ubasha kugira kwakira amafaranga ya LiveGood, igihembo cya LiveGood. Uburyo bwa kabiri babwita Matrix Commission, uburyo budasanzwe cyane, uburyo bwankuriye muri iyi business, uburyo nishimiye cyane. Numva ko mu by'ukuri umuntu wese gukora network marketing, wo gukora business opportunity, ashaka kwiteza imbere mu by'umwe cyangwa se ubundi, waba ufite akandi kazi ushaka icyo bita second source of income, uburyo bakubwira ngo nyabona nimba uri umuntu ureba kure, korana na LiveGood, nurangiza ufocusinga kuri uburyo bwa kabiri bwitwa Matrix Commission. Kubera ko muri organization yabo bose bazaba barimo, bagomba gutanga amadolari 10 buri muntu uwo ari we wese buri kwezi. Amadolari 10 wese atanga havaho 25 by'amadolari, ubyo bikajya kuri konte yawe. Aho ngo niho zava nimba umuntu ufite utagize umuntu numwe yinjiza bamwita unranked. Kuba ari unranked bivuze ko bazabara level ze 12 kuva kuri level ya mbere igizwe n'abantu babiri, buri wese agomba kuba afite babiri kugenda kugeza kuri level ya 12, bakabara hafi 8,892. Abo ngabo gakubona none n'amadolari 0.25 ugasanga tubona 2,247 buri kwezi. Nta kintu wakoze, ariko muri organization yazo barimo ikibazo, barimo team. Kwa ikiza barimo team nuko business opportunity ya LiveGood ntabwo umuntu winjije umuntu agena position araza kujyamo, ahubwo LiveGood buri wa kane igomba kugena ahantu araza kujya. Iri kugenera ahantu araza kujya muri organization y'umuntu wamuhaye amakuru, ntabwo ivuga ngo nta kiyakoze, ahubwo bose gira gutegera yuzuza ziriya matrix ziwe. Rero umuntu utagize ikintu akora bamugenda level 12, umuntu amaze kubona rank ya bronze amugenda level 13 ndetse na gold, umuntu agize rank ya platinum ndetse na gold na silver. Yes, umuntu agize rank ya bronze amugenda level 13 ndetse na gold na silver, gold na platinum amugenda level 14, hanyuma diamond amugenda level 15. Nuvuga ngo nimburi silver ndetse na bronze ubu ufite opportunity yo kuba kwinjiza amafaranga 4,000 n'amadolari 95 muri Matrix muri buri kwezi by'amadolari. Hanyuma ufite gold ndetse na platinum ufite opportunity cyangwa se kuba kwinjiza amafaranga 8,000 n'amadolari 191. Hanyuma uri diamond ushobora kwinjiza 16 n'amadolari 38 buri kwezi. Oh my goodness, this is an opportunity guys. Ikintu mbwira umuntu nabwira ngo kugira ngo ufocusinge gutekereza kuzinjiza amafaranga nta kintu wakoze, why not haguruka ureke kwinjiza amafaranga y'uburyo umwe gusa, ahubwo amafaranga yose muri LiveGood uhaguruka ugire gute uyinjize, kuko arimo kandi arashoboka, kandi mu by'ukuri wabyegere neza biroroshye ndetse cyane, kuko muri misiyo za company no gufasha umuntu wese kwinjiza amafaranga kandi mu buryo bworoshye kurenza ahandi hantu hose yabagize guto yaba baraciye ari bashaka opportunity yamufasha kwinjiza amafaranga itabangamiye akandi kazi kiwe. Ngibyo rero hanyuma ubundi buryo bwa gatatu babwita matching bonus. Residual income cyo cyane muri LiveGood. Matching bonus abantu bamenye kuvuga ngo ni iburyo ni ibumoso bahuje, ntabwo byo bikora muri LiveGood. Oya, ahubwo matching bonus ya LiveGood izakomoka kuba umuntu wahaye amakuru muri yinjije amafaranga mu kintu bita Matrix. Ruvuga ngo nuhereza umuntu amakuru akinjiza amafaranga muri Matrix, amafaranga yinjije muri Matrix bazahita kwa 50% by'ayo mafaranga yinjije. Ndaguha urugero, niba winjije umuntu muri LiveGood hanyuma wamara kumwinjiza akagera ku rwego kwinjiza amafaranga 6,000 by'idolari buri kwezi, bivuga icyo gihe wowe bazajya bahita baguha amafaranga 3,000 by'idolari muri uko kwezi. Wabonye 6,000 buri kwezi. Ayo mafaranga yongere ku mafaranga wabonye muri Matrix, kandi yongeye no kuzindi none no kunandi mafaranga ushobora kubona kuri level za wa muntu yamaze kwinjiza kuko ageze kuri rank runaka. Hano turatanga urugero, umuntu uhaye amakuru nawe yarabaye silver. Okay, iyo yabaye silver abantu yishe kuri level ya mbere ubona 10%, yego, ndetse no kuri level ya kabiri ukabona 10%. Niba yarabaye gold abantu yinje kuri level ya mbere icyo gihe unaho 5%, 5% level ya kabiri ukabona 5%, yes, ndetse ni level ya gatatu ukabonaho 5%. Ni level ziwe. Nimba umpaye amakuru then nkaba ndiyo binjiza amafaranga muri Matrix, hanyuma nkaba narinjije abantu muri organization yanjye, umunije kuri level yanjye ya mbere icyo gihe ukaba ndi gold urinjiza 5%, hanyuma urinjije kuri level yanjye ya kabiri yawe ubone 5%, level ya gatatu ubone 5%. Nimba umuntu uhaye amakuru abaye platinum, bivuga ngo level ya mbere urabona 5, level ya kabiri ubone 5, level ya gatatu ubone 5, level ya kane ubone 5.
biragenda bikageza ku muntu wahaye amakuru niba yarabaye diamond, aho bazaguha amafaranga kuva kuri level ya mbere kugeza kuri level ya gatanu, aho bazajya bagenda baguha 3% kukavuye mu cyo bitewe na matrix bonus bari kubona abo bantu bari kuri level yanjye ya mbere barabaye diamond, ari wampaye amakuru. Iyo ni matching bonus. Haraza akazi cyo bita none retail commission muri LiveGood, ko ni company ni e-commerce ifite product zifasha ubuzima bw'abantu, aho product za LiveGood ntago baguforosa kuzigura ugitangira business, ahubwo muri mission ya company bakubwira ngo baza ukorera amafaranga numara kuyabona, then uzagira gute, uzagenda ugure products. Icyo nicyo nibangu niyo mission company hari, korera amafaranga numara kuyabona genda ugure product. Ntabwo bakubwira ngo gura products then numara kugura products ujye kuzishakira, bakubwira ngo korera amafaranga numara kuyabona jya kugura product, korera amafaranga numara kuyabona jya kugura product. Ukigira iki, ugira ubuzima bwiza. Hari amafaranga menshi ashobora kuba aturuka mu cyo bita retailing, ufite abakiriya bagura product, hari amafaranga menshi kandi cyane. Ntabwo uzakugira mu cyo bita influencer bonus, uko ugenda ugira abakiriya benshi cyane. Nimba bagurishije ukwezi guje pole 2500 barabara, hanyuma nibarangiza kubara then bakongera 10%, nimba ari 5000 bakongera 20%, nimba ari 10 bakongera 30%, nimba ari 20 bakongera 5 bakongera 40%, nimba ari 50 bakongera 50%, bityo retailing usigare ubona 100%. Hanyuma uburyo bwanyu bwo kubona amafaranga babwita diamond bonus pool. LiveGood ni company idasanzwe kuko igenera umuntu wese uzabasha gufasha company kwagura ibikorwa byayo ikamenyekana ku buryo iyo ageze ku rwego rwa diamond, LiveGood ibasha kumuha itanga 2% k'inyungu ibona muri company yose. 2% k'inyungu LiveGood ibona ikagabanya aba diamond abantu bamaze kugera kuri rank ya diamond. Bitamubwira ngo tugufitiye indi nkuru yo kuzakubwira uburyo ranks ziboneka muri LiveGood. Ese ubundi rank za LiveGood ziboneka gute? Kugira ngo ubashe kuyibona nuvuga ngo wabona rank gute, nuvuga ngo icyo kiganiro nicyo kizakurikiraho kugira ngo ubashe kumenya ngo se noneho nimba ndi muri LiveGood nkabashaka kugira ngo mbe diamond mbashe kubona 2% k'inyungu za company, ese ndasabwa iki, niba nshaka kuba gold ndasabwa iki, platinum ndasabwa iki. Icyo nicyo bivuga ngo twagira gute twareba, hanyuma nacyo ukabasha kuba wamenya ngo bizagenda bite kugira ngo ubashe kuva ku rwego rumwe mbashe kugera ku rundi. Guys, ladies and gentlemen, icyo ngira babwire cyane cyo ngicyo kwara kubabwira opportunity dasanzwe ya LiveGood. Amahirwe dasanzwe uyu munsi ari gutrendinga haba ari kwisi hose muri rusange, aho yageze ukayimenya ukayegera ukayikora, nta kintu gisa na LiveGood. Hari sireno mfite uyu munsi vuga ngo LiveGood is better. Nta company nimwe yigeze ibaho, nta opportunity nimwe yigeze ibaho uyu munsi wageranye na LiveGood. Guys, ngayo nguko rero nabwira ngo nyabona tizaputuye ko wafata umwanzuro wa nyawo. Uramutse ubonye aya makuru ari ubwa mbere, hasi muri comment hari link, iyo link wayikanda hanyuma ukagenda explore byinshi cyane kuri LiveGood. Ngayo nguko rero mugira umunsi mwiza, ndabakunda kandi cyane. See you, ciao ciao.